Sinzarira twishe da. Iriya transformer se ko mbona amazi ashobora kuza kwigeraho. Ashobora guteza ikibazo kandi Nyabarongo yuzura n'injoro. Wamubona umugabo uri kunyuramo n'igare hari hasi. Uri yagiye he dodo avuye. Ya nawe rumogiye. Akushaba abantu n'inkubaganye. Arakase. Banza wonye byamukomeye. Do ni babiri. Niba uri muri tegereza neza. Hariya mu biti ubona n'amapoto y'amashanyarazi. Hari akantu k'umukara murimo murahabona. Iriya ni kaburimbo murabona ko amazi yatangiye kuyipfuka, hanyuma ugakomeza imbere noneho Nyabarongo yapfutse umuhanda wagiye umera nk'ikiyaga neza. Mukurikize ariya mapoto y'amashanyarazi ari ku muhanda, murabona ko Nyabarongo yahapfutse neza neza ntabwo wabona aho unyura. Aha rero ni ku Cyome mu murenge wa Gatumba mu karere ka Ngororero, nuko nguko hameze. Iki kibazo rero cya hano kimaze igihe. Banza umunsi Perezida wa Repubulika azakenera kujya muri Ngororero bagasanga huzuye bene aka kageni, banza uwo munsi iki kibazo bazahita bagikemura. Kandi bazazana indege ikamujyana. Yanekereza ko ari igihe azababaza impamvu batakigize priority, kuko ibi ntabwo ari ibya none, bimaze igihe kinini. Kandi igitangaje, abantu bose bigeze bakora iyi nkuru ntawe ndabona urwego rufite mu nshingano kuba rwabivugaho hari amakuru rwatanze. Ubwo turavuga RTDA na Minifra. Ngewe Dushima Umuremyi nigeze gushaka amakuru kuri uyu muhanda muri Minifra, banyohereza muri RTDA. Imena Munyampenda, umugabo umuyobozi wa RTDA wa mbere, niwe wa mbere utajya utanga amakuru muri iki gihugu neza, yanga kunsubiza. Mbenya aramwandikana none hongeye huzuye. Ubwo nashaka kumenya niba koko hari plani cyangwa se hari gahunda ya vuba yo kuzamura uyu muhanda ukegera hejuru. Rebura mugabo ari kunyuramo n'igare wana Magarenga hari. none se buragiye kugira ati Tuni Rwanda. Rero tugeze mu karere ka Ngororero ahazwi ku Cyome. Nyabarongo yuzuye, umuhanda wa kaburimbo yawufunze. No kuvuga ko umuhanda Muhanga Ngororero utakiri nyabagendwa. Ubwo ni Muhanga Ngororero Mukamira ntabwo ukiri nyabagendwa. Nyabarongo yafungiye ahazwi nko ku Cyome, ni mu kagari ka Cyome ko mu murenge wa Gatumba mu karere ka Ngororero. Ntabwo ari ubwa mbere rero Nyabarongo yuzura aha ngaha ikafunga. Hashize imyaka igiye itandukanye, buri mwaka nibura haruzura hano hakifunga. Iyo huzuye rero bigira ingaruka ku baturage bakoresha umuhanda. Nk'ubu polisi y'igihugu yatangaje ko kugira ngo ugere mu karere ka Ngororero cyangwa se ugere Rubavu, ubundi abavaga Muhanga bajya Rubavu nyine banyuraga hano, ni ugukoresha abava Muhanga, ubwo ni Muhanga Rubengera bakanyura Rubavu nyine. Rubengera ubwo ni mu karere ka Karongi, cyangwa se abashiritse ubute bakanyura Kigali, Musanze, Mukamira bakaza kugaruka mu Ngororero. Ariko imodoka ziri gutwara abaturage mbere zabatwaraga zikabageza ahazwi nka Rugendabari, hanyuma zabageza Rugendabari abaturage bajya Ngororero bakazamuka umusozi bakagenda n'amaguru, bakaza kugenda bagahinguka ahazwi nka Gatumba. Ni ikibazo kimaze igihe kigira ingaruka nyinshi ku baturage. Turage bibaza bati uyu muhanda kudasanwa bite? Ariko ikibazo cy'uyu muhanda, njyewe Daniel Dushima Umuremyi nagerageje mu bihe bitandukanye na mbere ngikora ibindi bitangazamakuru kukivugishaho inzego zitandukanye, ariko nta makuru bigeze bampa. By'umwihariko umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubwikorezi RTDA Imena Munyampenda, inshuro zose njye nagerageje kukimubazaho ntabwo yigeze ansubiza. N'igihe twajyaga twaka amakuru muri Minifura n'ubundi byarangiyaga bakohereje muri RTDA, ariko Imena Munyampenda ntabwo yajya atanga amakuru. Yo turi kujyana wa mugabo yivanaho mu mazi, ntabwo yigeze ampa amakuru. Gusa ibitekerezo rusange nuko bashaka uko
iyi Nyabarongo uyu muhanda bawuzamura bakawegeza ruguru, ariko nanone uretse kuba n'umuhanda uri hasi n'ikindi kintu gituma huzura bene aka kageni, Nyabarongo ubundi mu mategeko cyangwa se amabwiriza dufite uyu munsi, iyi migezi minini ntabwo bayitangiramo uruhushya rwo gucukura kariyeri, ubwo ndavuga umucanga. Hari umugabo uzobera ibintu by'ubucukuzi twaganiriye ambwira ko iyi Nyabarongo kuri iki gice kiri mu murenge wa Gatumba by'umwihariko hano ku Cyome huzuyemo umucanga mwinshi cyane, bivuze ngo amazi asigaye anyura hejuru, amazi akabaye agendamo munsi abura hanyura agasandara hejuru cyane, akabona ko uretse kuba uyu muhanda bawuzamura bakawegeza hejuru, bazanatanga n'uburenganzira hagakorwa umushinga wo kwinura uyu mucanga wo muri Nyabarongo, Nyabarongo ikongera igasubirana ubuzima yari ifite. Nge rero nitwa Daniel Dushimumuremyi, reka nganire n'abaturage by'umwihariko ababa muri ibi bice n'abakorera ingendaha, barashaka kutubwira ingaruka cyangwa se igihombo bahura nacyo bitewe n'uko hano muri uyu muhanda haba huzuye, Nyabarongo iba yahuje. Do nuko hameze. Nitwa Kuzimana Vedasiti. Ikibazo cyabaye n'icy'imvura, Nyabarongo ikaba yuzuye, tukaba twagize imyuzure, imihanda yafungamye. Wari murava he ujya hehe? Ndimo ndava hano muri Ngororero njya hano hakurya muri Muhanga, ngarukira hari Rugenda bari. Aho kubera ikibazo cy'imvura umuhanda wafungamye byanze, ntabwo imodoka ziri gutambuka. Byabagoye? Byatugoye cyane, n'ukuri imisozi abantu ntabwo bari kugenda. None naguvugisha hakorwa iki rero? Hakogwa ugafata mu ntoki ugatereka hasi nawe. Hakogwa nk'ubuvugizi bw'ubuyobozi bwacu, tukareba ukuntu uyu muhanda wakugwa mu Nyabarongo, kuko urabona ni ikibazo gikomeye cyane. Wowe se kuri n'ibikapu bite? Wowe uvuye he? Okay, murakoze. Ndi Chris, ubwo ndi kuva Ngororero njya Muhanga. Murabona ko ikibazo gihari rero, Nyabarongo yuzuye itemba mu muhanda wose, ntabwo ibinyabiziga biri gushobora gutambuka cyangwa n'izindi ngendo ngo zikorwe, yaba ku bantu no ku bindi binyabiziga. Ubwo rero ibishoboka nuko mushobora wenda kutuvuganira niba Nyabarongo yabona inzira yayo ku buryo igihe cyose amazi yakuzura atatemba muri uyu muhanda, mwatuvuganira. Kandi ubwo biri kudusaba ko tujya kuzenguruka mu misozi, nazo ni inzira mbi cyane zigoye ku buryo nyine ari ukwiyemeza kuzicamo, ubwo kugira ngo kuko umuhanda wose wuzuye tukabona ubugaruka nanone muri iki gice kitarengewe n'amazi. Murakoze. Umuje munyura mu mazi se ahubwo nicyo kintu. Ubwo ni ukuvuga ngo murabona kuri uriya musozi, niba kamera iri kurebayo, turi kuwurira, inyuma yaho niho amazi yagarukiye ku gice cy'umuhanda, tukawuminuka tukongera tukamanukira muri ano mazi twegereye ahangaha. Urabona ahangaha uko muhabona, aha ni mu muhanda wa kaburimbo. Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, murabona ko Nyabarongo hafunze. Dore bya bindi by'abantu basuzugura nka bariya bagiye mwari amazi bajya. Ndorera. Kandi urabona ko ari abantu bakuru. Barimo baribwira ngo ni make, bakwebye inzego z'umutekano aho zihagaze ku ruhande, barangije bamanukiramo hagati. Bariya abana si abanyarugomo, biriya bafite ni ibiki? Ubibona Nyabarongo ubukana ifite? Ahangaha mubona hariya ni mu mirima, hari hahinzemo imyaka cyangwa ntabwo bari bwayihinga? Harimo imyaka y'abaturage kuva kw'iyi migano kuza nibura kugera ku iki giti kiri imbere. Noneho aha mubona amapoto y'amashanyarazi, amatara, hano hagati ni mu muhanda. Murabibona rero ahazwi nko ku Cyome, imodoka zitandukanye zari zirimo zirakora urugendo ziva mu karere ka Muhanga cyangwa se mu bice bitandukanye binyura mu karere ka Muhanga, zinyura muri uyu muhanda wa Muhanga, Ngororero, Rubavu cyangwa se Mukamira,
dore ahangaha rero niho zaheze hazwi nko ku Cyome, ntabwo zirimo ziraharenga nk'uko twari tumaze kubibereka, hariya imbere huzuye. Abaturage rero bagenda n'amaguru bo bari kunyurahe, reka tubereke inzira bari kunyura, hasigaye tuze no gukomezanya na bamwe muri bo abari kunyura mu muhanda. Ndabibona hari amakamyo menshi cyane, byashoboka ko yaragiye kuzana nk'umucanga, niko ndimo ndabikeka. Uri kubibona nawe? Bon appétit. Dore ahantu hazi nko ku Cyome, murayabona aho yaparitse, nta nzira ihari. Dore y'abanyamaguru rero bo binyurira hariya. Natwe tugiye kuzamuka umuhanda. Abanyeshuri bavaga mu murenge wa Gatumba bajya kwiga muri Ngororero, nabo nyine byagoranye nta kundi. Twagiye. N'abanyeshuri baba bafite ibitwengesha, uri kubumva ukuntu bisetsa, bisetsa nk'abujuje. Mwujuje? Uwo muzi ureba inkweto zanjye ariko. Muze bite? Muvuye he? Ngo byabasabye kuzenguruka cyane rwose. Haba ikihe kibazo? Ikibazo cya Nyabarongo yuzise umuhanda. Yawufunze Cyane. Okay. Abasaza bati Nyabarongo yuzuye ifunga umuhanda. Mani wavuze ko yiga imongo uri mu Ngororero mani. Abonye ukuntu ibintu ari ibisazi umunyamakuru we. Ino nzira y'abanyamaguru. Tugiripe. Twancanzemo akabaraga gake, ariko uko nyine nzamuka imisozi nako nyine mprofitiramo ngakoramo siporo, nkagenda ntutwika. Iyi niyo nzira. Ahangaha bahacukuraga amabuye y'agaciro, ariko birasa naho ibikorwa by'ubucukuzi. Ngo iki? Ngo iki papa? Ngo iki? Hariya ntabwo ndi kuhafotora. Nabasuje. Iyi niyo nzira hano bari bamwe muri Ngororero bari kunyura, imodoka ziri kubagarukiriza rugenda bari, hanyuma bagafata akamoto kakabageza aho Cyome, bakazamuka n'amaguru bakanyura muri iyi misozi, barangiza bakaza guhinguka mu isantere ya Gatumba, bagatega izindi moto cyangwa imodoka zibageza muri santere ya Ngororero. Ibi ngibi kandi babikora buri gihe iyo hahuzuye. Ngero ndimo ndazamuka njya ku musozi kugira ngo mbereke ishusho nyayo. Ndi hejuru y'umusozi, mu muhanda harasa hate, kuko uri hasi wegere kaburimbo ntabwo uba ubibona neza. Nyabarongo neza yagisiye umuhanda, hagenda hahinduka nk'ikiyaga. Niba uri muritegereza neza, hariya mu biti ubona n'amapoto y'amashanyarazi, hari akantu k'umukara murimo murahabona. Iriya ni kaburimbo, murabona ko amazi yatangiye kuyipfuka, hanyuma ugakomeza imbere, noneho Nyabarongo yapfutse umuhanda wagiye umera nk'ikiyaga neza. Mukurikize ariya mapoto y'amashanyarazi ari ku muhanda, murabona ko Nyabarongo yahapfutse neza neza, ntabwo wabona aho unyura. Aha rero ni ku Cyome mu murenge wa Gatumba mu karere ka Ngororero, nuko nguko hameze. Ingendo rero kugeza ku mugoroba w'uyu wa 23 muri uku kwezi kwa gatatu, n'ubundi muri uyu mwaka wa 2026, ziva mu karere ka Muhanga zerekeza mu karere ka Ngororero zahagaze, umuhanda urafunze.
abakoreshaga umuhanda bategereje ko huzuruka. Iki kibazo rero cya hano kimaze igihe. Banza umunsi perezida wa repubulika azakenera kujya muri Ngororero bagasanga huzuye bene aka kageni, banza uwo munsi iki kibazo bazahita bagikemura. kandi bazazana indege ikamujyana. Yanekereza ko hari igihe azababaza impamvu batakigize priorite, kuko ibi ntabwo ari ibya none, bimaze igihe kinini. Kandi igitangaje, abantu bose bigeze bakora iyi nkuru ntawe ndabona urwego rufite mu nshingano kuba rwabivugaho hari amakuru rwatanze. Ubwo turavuga RTDA na Minifra. Ngewe Dushima Umuremyi nigeze gushaka amakuru kuri uyu muhanda muri Minifra, banyohereza muri RTDA. Imena Munyampenda, umugabo umuyobozi wa RTDA wa mbere, niwe wa mbere utajya utanga amakuru muri iki gihugu neza, yanga kunsubiza. Mbonye aramwandikira none hongeye huzuye. Ubwo nashaka kumenya niba koko hari plani cyangwa se hari gahunda ya vuba yo kuzamura uyu muhanda ukegera hejuru. Reba uriya mugabo ari kunyuramo n'igare wana, magarenga hari none se buragiye kugira ati wamubona umugabo uri kunyuramo n'igare hari hasi? Uri yagiye he? Dodo avuyeho akushaba abantu n'inkubaganya. Arakase. Banza abonye byamukomeye. Do ni babiri. Abonye byakomera ahise asubira inyuma. Noneho kubara ku migano kuza ukagera hariya abaturage babaga barahinzemo imyaka no yasibanganye. Ariko icyo dushaka kuvuga ni iki, banyakubaha abayobozi, umuyobozi mukuru wa RTDA cyangwa se minisita muri Minifra, abanyarwanda bakeneye bamenya amakuru. Uyu muhanda murawuteganyiriza iki? Muri press conference cyangwa se inama yahuje akarere ka Ngororero n'abanyamakuru iheruka, ubuyobozi bw'akarere bwavuze ko ngo hari gahunda yo kuzamura. Ariko se ubuyobozi bw'akarere nyine ka Ngororero ntabwo ari bwo buri mu mwanya mwiza wo gutanga amakuru ahangaha, kuko uyu muhanda uri ku rwego rw'igihugu, ntabwo uri ku rwego rw'akarere. Kandi urebye igihombo uyu muhanda uteza abantu, hari ku Cyome hari imodoka mberetse zihaparitse amakamyo menshi yaragiye kuzana umucanga. Ubu mucanga wo kubaka mu mujyi wa Kigali, niba ari ibikorwa remezo, ari kaburimbo iri kubakwa, ari inyubako runaka irimo irubakwa n'ibindi, ejo bundi tuzumva bavuga ngo byaradindiye. Bizaba byadindijwe n'iki? Kuba uyu muhanda kuwubaka cyangwa se kuwuzamura, ndetse no gutanga uruhushya Nyabarongo bakinuramo umucanga, kuko mu mpeshyi n'ubibona neza Nyabarongo n'ubundi amazi ubona asigaye anyura hejuru, wambuka mutembera n'amaguru mu mpeshyi ubona ko umucanga wagiye ukipakira nko muri metero nyinshi cyane uva ubujyakuzimu. Binagira ingaruka zo gutuma Nyabarongo igeze hano isa nk'iba yinyura hejuru igasandara. Ibintu ni bibiri, ni ukuzamura Nyabarongo, hanyuma nanone kabineti igafata icyemezo, dore ko mu mategeko n'amabwiriza dufite ubu ngubu bigoye kugira ngo babe batanga license cyangwa se uruhushya rwo kwinura umucanga mu migezi minini nka Nyabarongo, bagatanga n'uburenganzira abantu bakinura umucanga muri Nyabarongo, kuko kutinuramo umucanga nibyo bituma umucanga waragiye wipakira mugera hejuru hano, hanyuma amazi yakabaye atemberamo anyuze mu kuzimu hasi asigaye anyura hejuru, abura kwirwa nyine agasandara hejuru. Reka tubazigira n'amaguru. Nyabarongo yuzuye, imodoka zabuze uko zitambuka, turimo turagenda n'amaguru. Wari uri kuva aho ujya he? Nari ndimo mva Rubavu njya Muhanga. Ubu ngo kuva Rubavu ujya Muhanga nibura ni urugendo ruri kubatwara igihe kingana iki? Kuva Rubavu ujya Muhanga? Ujya Muhanga? Nibura biratwara nk'amasaha ngahe, mbere byatwaraga kangahe? Mbere byatwaraga 3 heures, ubu ngubu biri kudufasha amasaha 5.
Inkweto wazitwaye mu ntoki byanze ubunyerere bwabaye ubunyerere. none si inkweto ndagira ngo kuzambara nibyo byari bikoroheye. Wapi ziri kujyamo amazi zikanyerera. Wese ntabwo yakwiye. Amabuye yanyishe ariko nyine nta kundi byagenda. Ari abagabo muri kumwe? Ari abagabo turi kumwe ahubwo ngira vuba ngenda. Bo bagusize genda batagusiga. Okay. Urugendo ruhire nawe ndaje mbasayinde. Niba nawe wenda warize uvuzemo n'akongereza rwose mana igihombo cyo dufite ni kinini kubera ko wowe wari ufite urugendo ntaho yagiye n'uwagiye yananiwe n'amaguru. Noneho kandi ikindi igihombo dufite imyaka yose yacu yarengewe. Noneho ikibazo dufite no kugenda twabuze amayira yapfuye kubera uruzi rwuzuye n'imigezi aho iri hose. Ihangane. Damayenga byagenze utese wowe k'igikapu wagitaye umutwe. Reka nawe tukubaze. Egera hina. Uramaze iki wa mugabo? Ugituye se? Yananiwe. Igikapu uragituye. Ndagituye. Uyu n'umugabo nawe wari wikoreye igikapu urabona ko kubigaragara yananiwe. Uratubwira aho wari urimo urava naho uri. Nandi kuva mu birembo nerekeza i Kigali. Mu birembo ni Murenge wa Sovu nerekeza i Kigali. Ngeze i Gatumba aho nari butegere biba ngombwa ko bavuga ko Nyabarongo yuzuye mu muhanda. Nibwo duciye wezi busama. Dukomotse aha ngaha turaza nyine tugiye gutegera ku kiraro. Ni ubwa mbere wanyuze yuzuye cyangwa n'ubundi ujya uhanyura yuzuye? Ubu ngubu bwo birakabije. Ubu birakabije rwose. Kufite umutwaro munini se ngo uragera utananiwe? Ndaba nananiwe none byagenda bite? Byombo biri kubateza kingana iki? Kirekire cyane. Mudusobanure. Amatiki gazamutse. Nk'ubwo kuva Gatumba ntago kuva Gatumba ni kure. Nanone ndongeye ndateze ngeze hano hirya aho bita ngo mbari kunke. Kuri gereza niho ngeze nanone nongeye nteze ubwa kabiri kandi nari gutega rimwe. Umaze gukoresha nk'amafaranga angana? Ko umaze gukoresha 4,000 mu gihe nari kubahagera hano Gatumba nkoresheje 2. Inzara iratwishe da. Iriya transforma se ko mbona amazi ashobora kuza kwigera. ashobora guteza ikibazo kandi Nyabarongo yuzura ninjoro. Nanjye bampe mikoro mvugireho. Ubu wasanga imodoka yari bagejeje. Mu bahinzira bigenderese. Baba nabo wasanga imodoka yari bagejeje hariya Gatumba. Imodoka ibagejeje haba boss. Gatumba ni Gatumba. Gatumba ni tugejeje. Ubu mugiye gutega indi. Tugiye gutega no twigire mu rugo. Tugiye gufata tugeza Kigali. Uzagoranye. We umva ura mupapa naniwe bamusize. Kandi mufite ikibazo. Ko bagusize? Inzara yaratwishe. Muve mu nzara se mutagwa. Nk'ubwo hagira uhanuka kwikubita mwaho. Mugende hatagira ugwamo. Sibyo? Umwana ntago bumva. Papa ko bagusize? Urugendo ngo rwagoranye. Uyu mugabo no kuvuga ubu rero nanjye rero nahangaha nsoreje inkuru narindimo ndakurikirana y'ibibazo byatejwe na Nyabarongo. Murabibona ko ingendo zagoranye. Nta bindi byifuzo by'abaturage nuko hashakwa uko uyu muhanda uzamuka ukegezwa hejuru, ariko nanone ababishinzwe bakareba niba bitashoboka ko muri Nyabarongo hatangwa uruhushya rwo kwinura uyu mucanga wo ku Cyome, dore ko umucanga wagiye navuga ngo waragiye upfuka umugezi wa Nyabarongo ugera hejuru ku rwego rw'uko mu mpeshyi abantu baba bambukamo n'amaguru bisanzwe henda kuringanira n'ubundi n'umuhanda. Nge rero nitwa Daniel Dushimumuremyi, dukomeze tubane hano kuri Pin Rwanda, mukande subscribe hasigaye muduhe ibitekerezo ibyo mubona bitagenda neza, tutakoze neza rwose ntimugatinye mujye mutubwira, hanyuma n'ibyo mubona mwifuza ko twabakoreraho ibiganiro bindi bigiye bitandukanye mujye mutubwira, hasigaye mukoresheye. Turabakunda cyane, mukomeze mugubwe neza. Ruri kuzura? Cyari ruri kuzuruka? Reka sabaye make. Ukayigendera.
kugera hano ruguru uragera i Buringa wese wageze i Buringa ugafata iyayo ntabwo nta modoka zihari